amahoro n'imigisha biganza mu mutima yanyu. Ikiganiro tugiye gukurikirana uyu munsi ni ibanga ry'ubuzima. Uko tubayeho buri munsi, buri wese afite icyo akesha kubaho, ari cyo umurimo akora, kuko niwo akesha amaramuko ya buri munsi ko iminsi yicuma. Ushobora kuba uri umukoresha cyangwa umukoreshwa. Kugira ngo utange umusaruro uhagije aho ukorera, ntibisaba ibintu bihambaye nk'uko benshi babitekereza, ahubwo bisaba gusa umutima ukunze. Gusangira ibitekerezo, kwisuzuma ndetse no kurebera hamwe icyo wowe na bagenzi bawe mwakora ngo muteze imbere ikigo mukoreramo, niyo mbarutso y'iterambere rya buri umwe wese mu bakorera muri icyo kigo. Gusa muri byose, mu byo ukora byose mu buzima bwa buri munsi, jya uhora wibuka ko ari wowe buye ry'ifatizo mu nyubako y'iterambere rya buri munsi, kandi ko ari wowe murunga ukomeye iterambere muharanira kugeraho. Byose nubizirikana mu mikorere yawe ya buri munsi, ikibazo kizaba gisigaye kizaba ari ukwibaza uti: ese twese dusangiye icyerekezo n'intumbero imwe? Iyo umukoresha nawe aharaniye kumenya niba igisubizo cy'iki kibazo ari yego kuri buri mukozi wese, nta cyabuza aho gukorera gutera imbere. Buriya mu buzima bwa buri munsi, icyerekezo cy'ubuzima ni uburenganzira bwa buri umwe wese. Ni nayo mpamvu kugira intego ihanitse nibyo byakabaye intego. Ntukarebe ubukene, inzitizi, izindi mbogamizi zose uhura mu buzima kugira ngo ubashe kwiha intego, ahubwo jya ugira intego kandi ihambaye yakugeza kure. Uzabigerageza kandi uzabigeraho, ujye wirinda gutsinda. Amwe mu magambo yaranze Perezida wa Amerika Joe Biden yagize ati: gutsindwa mu buzima birashoboka, kandi si amahitamo y'umuntu, ahubwo amahitamo ye ni ukuguma hasi igihe yaguye, cyangwa kongera kugerageza agahaguruka. Dukwiriye rero kurangwa no kugerageza kugeza ubwo tuzagera ku cyo twifuza kugeraho. Hari imvugo dukunda gukoresha idakwiye, itanakwiye ku muntu uri mu nzira y'iterambere cyangwa wifuza gutera imbere. Kugira uti kwiyakira. Umuntu agomba kwiyakira mu buzima abayeho. Oya, si byiza rwose, si nabyo. Kwiyakira ni ugutsindwa. Iyo wiyakiriye uba wemeye ibyo urimo, ntubanje kureba impamvu yabigiyemo, icyabigushyizemo n'uburyo wabuvamo, ahubwo uhisemo ibyo ngibyo. Uba utsinzwe rero, ntabwo kwiyakira ko uba ugiye kuba uwatsinzwe ukaryama aho ngaho. Haranira guhora utera imbere, kugerageza mu buzima bwa buri munsi kuzageza ku iherezo ryawe. Uzagira ibyo uzatsindamo n'ibyo uzatsindwamo. Dukwiriye kumenya ko rero tugomba kugerageza gukora uko dushoboye kose kugeza ku munota wa nyuma, kuko tutazi igihe cyacu, igihe kizagerera tera imbere. Dusubire gatoya aho dukorera mu buzima bwa buri munsi, aho tumara amasaha menshi mu masaha agize umunsi. Mu by'ukuri rero, amasaha agize umunsi ukuyemo ayo uryamamo, usanga ayandi menshi uyamara ku kazi. Nicyo gituma igihe aho ukorera iyo hateye imbere, nawe uba wateye imbere nta kabuza. Muri make, tumara umwanya munini ku kazi kuruta uwo tumara mu ngo zacu cyangwa mu macumbi yacu. Muri iyi si harimo abahanga bagiye batambuka cyangwa bakiriho, bagiye bavuga amagambo wakwifashisha nk'itabaza kugira ngo nawe ube watera imbere. Umwe mu bayoboye Afurika y'Epfo, nyakubahwa Nelson Mandela, yagize ati: icya mbere ni ukuba inyangamugayo wowe ubwawe.
tugerageze tube inyangamugayo mu byo dukora, mu byo tugendamo no mu byo dutekereza bya buri munsi, ko iyo tugiye guhangana, haba aho dukorera, aho tugenda, aho dutuye, tuba turimo dusenya umuryango mugari. ntibikwiye kukurangaho ko ari wowe waba uri ikibazo mu muryango, ahubwo wagakwiye kuba ari wowe icyitegererezo n'abandi bose ari wowe bashaka kuza kwigiraho. Icyo gihe uzaba utanze umusanzu ukomeye. Turebe amwe mu magambo yadufasha mu buzima kandi yatugenga aho turi hose. Mu buzima aho ugenda uzahore wifuza ko wabera icyitegererezo buri wese. Ntuzigere wishimira yuko ari wowe waba ikibazo muri sosiyete, cyangwa hari uwagenda avuga ati dore kanaka uko yabaye. Uzaharanire ko utanga ibitekerezo byubaka kandi uba urugero kuri buri wese kugira ngo ajye kureberaho. Uzakunde gukiza abakimbiranye cyangwa abafitanye amakimbirane, kuko bazakubonamo nk'indorerwamo kandi bizahindura sosiyete mu gihe kirambye. Uzirinde gutiza umuhoro usenya urwe nk'uko byavugwaga kera, ahubwo uzagerageze kumuhindura, kuko aho arimo gusenya ejo ariwe ushobora kuhacumbika, nyamara atahasenye byakugirira akamaro wowe cyangwa abawe. Inshuti z'akadasohoka rero za Gute TV, reka dusoreze ahangaha naho ubutaha. Amahoro n'imigisha by'Uwiteka nibiganze mu mitima yanyu.